ni iby'agaciro kuwisemo kumva ikiganiro cyacu aka kanya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umwanzuro mwiza ufashe, umwanzuro utazigera wicuza mu buzima. Dukomeje kunya tubaganiriza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni na byiza yuko noneho tuganira ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Uyu munsi nibwo iyi siroga ivuga ngo imyaka ni imibare yakomeze kugenda yashimangirwa, aho tubona ko umunyarwandakazi wa mbere bita Solange Tuyishime Keita w'imyaka 42 yaje kuba yakitabira irushanwa cyangwa se bimwe bita ngo Miss Universe. Urumva ko ni ikintu cyo kwishimirwa, ni ikintu nk'u Rwanda twacivinze nubwo twese tutagiyeyo, ariko urumva ko ni ikintu gishimishije, ni ikintu umunyarwandakazi yabashe kuba yatinyuka akacivinga, twese bakifuje ko twamufatiraho urugero. Ubundi iri rushanwa riri mu marushanwa y'ubwiza akomeye ku isi cyane. Avuga ko uyu mugore ari kuvuga yuko yitabiriye ashaka gukuraho imipaka imwe n'imwe isa nk'iyashyizwe ku bagore. Bakavuga ngo abagore ni bakuru, bakavuga ngo ibiki n'ibiki, ngo we ngo urashaje. Rero yabikoze ashaka kugira ngo akureho uwo mupaka, cyangwa se arashaka kugira ngo acize izo mpaka nyine, akure urujijo rwo kuvuga ngo abantu nyine ngo bisa nkaho abagore bashyiriyeho umupaka ntarengwa. We yaje no kuba yaprovinga yuko imyaka ari imibare. Ku myaka 42 yitabira irushanwa ry'ubwiza ku isi. Ubundi uyu mugore yajyanye intero muri irushanwa agira ati imyaka ni imibare. Yari kwishimangira akomeza kugenda byerekana nkuko nyine byajyaga bivugwa, ariko ukabona na amagambo gusa, ariko yaje kuba yabiprovinga yuko burya koko imyaka ari imibare. Ubundi asanzwe akora ibikorwa bitandukanye abinyujije mu muryango wa Elevate International. Ayobora nyine uwo muryango arawuyobora Elevate International, asanzwe akora ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko nyine yaje kuba yafata uyu mwanzuro wo kwitabira irushanwa ry'ubwiza, kabone nubwo imyaka ari myinshi, ariko ntabwo ibyo yabashe kuba yabyitaho. Ubundi Tuyishime yitabiye irushanwa nyuma y'aho mu mwaka 2024 havuyeho inzitizi zo kubuza abagore babyaye cyangwa se abafite imyaka irenze 28 kwitabira Miss Universe. Yese afata umwanzuro avuga ati noneho se kuki nimba bakuyeho izi nzitizi zihari bagakuraho imyaka, cyangwa kuvuga ngo umugore wabyaye kuki nabikora. Nibwo yese afata umwanzuro wo kuba yakora iki kintu. Ubundi Tuyishime na Nicole Pelika wo mu birwa bya Bonheur nibo bakuru bahatanye muri iri rushanwa rya Miss Universe. Bose bafite imyaka 42, bagiye bose bangana. Urumva ko yari afite n'undi mugenzi we, afite undi bahuje igitekerezo, uwo mu birwa bya Bonheur nibo waje kuba sinzi nyine wenda niba barabivuganyeho, cyangwa se ubona ko nibo bari nirwo rungano rwa rurimo, bari urungano rumwe uko babangana, ubona ko bose barafite imyaka 42. Sinzi nimba imyaka 42 kuyumva, ariko nyine ibintu ku mugari asigaye imyaka ni imibare, umuntu ari yitakishe ikirungo. Ibyo ntago bibona ko ngarashaje, ibyo ngibyo reka ntago ubu kibibona. Yaje kuba yavuga ati urugendo rwanjye muri Miss Universe inzozi nari naramaranye imyaka myinshi, imyaka igeze ku 8, ndetse n'ubuhamya ngerekana ko abagore cyane cyane ababyeyi n'abarengeje imyaka 40 baba batarangije urugendo rwabo. Yakomeje agira ati dufite ubunararibonye bw'imyaka myinshi, imbaraga zituruka ku bibazo bikomeye twanyuzemo mu buzima, n'umutima ukomeye twagiye tugaragaza. Urumva ko afite na confidence. Yakomeje kunyera avuga ngo ndashaka gutera imbaraga buri mugore washyize inzozi ze ku ruhande, akavuga yuko ngo ashaje, akavuga yuko imyaka imaze kumejyana, amenye ko igihe cye ari iki. Ese ufite inzozi, ufite agaciro n'imbaraga zo kuzikabya. Uyu warakomeza kutubwira yuko nimba ufite inzozi, agaciro cyagafite n'imbaraga zo kuzikabya uracyazifite. Va mu bintu abantu birirwa bakuvanga imyaka ni imibare, imyaka ni imibare. Tuyishime yavuye mu Rwanda mu 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo yafashe umwanzuro wo kuba yakimukira muri Canada. Yagaragaje ko yaje kuba yagaragaza ko yabyaye abana 4 mu mezi 23, harimo n'umwe yapfushije. Numva ko bakabaye kuba ari 5, ariko umwe yarapfuye. Abana barimo impanga 3. Urumva ko nawe umubyeyi utoroshye, n'umubyeyi ufite umutima ukomeye. Ibaza umuntu wabyaye impanga 3 ariko akavuga ati ngomba kujya mu marushanwa y'ubwiza. Ari benshi bita bitakaza icyizere ngo maze gucupira, ngo urumva ngo reka navuye kuri size, navuye kuri taille. Ariko nyine iki ni igikorwa gikomeje kunyanya kitwereka yuko imyaka ni imari, byose bipfira mu mutwe. Tinyuka urashoboye, nkuko umuyobozi w'igihugu cyacu akomeza kugenda bitubwira. Nyaboneka dore n'undi abahaye urugero noneho rw'ibifatika, mukomeze
mumwumve mumutega amatwi. Ubundi tuyishimira arashaka kwerekana ko ubwiza, ubwenge, ubuyobozi n'ubugira neza bishobora kugendana mu rugendo rumwe. Ukurumva ko n'umuyobozi wa kiriya kigo twabonye ni mwiza kandi afite n'ubwenge kandi afite n'imbaraga, ari kugenda agaragaza yuko ibyo bintu byagendana. Nk'umuyobozi akaba n'uwashinze Elevate International, akora uko ashoboye ngo ateze imbere ubuyobozi bw'abagore mu nzego zose z'ubuzima. Ubundi ashyigikira igitekerezo cy'uko abagore n'abakobwa benshi bakwiye kubona urumuri rwabo rukabagaragaza kandi bakicara ku meza y'ubuyobozi. Nta mpamvu yo guhera inyuma. Nimba uri umugore cyangwa se umugabo haje genda balance, nawe rero bayumva arakumva yuko abagore cyangwa abakobwa bose bakwiye kwicara ku ntebe y'ubuyobozi ntawe usumbye undi, ariko ibyo nta handi bizahera muri kwa kwitunyuka k'umukobwa, akumva ko ashoboye nyine akareka kwiheza. Ubundi imirimo ye yo gufasha abandi yayitangiye akiri muto, yamufashije gukusanya amafaranga arenga miliyoni 3.4 by'amadolari, afasha abana n'abagore miliyoni 2 kugeza kuri 3, ndetse atanga amazi meza ku miryango miliyoni 4 kugeza kuri 3, nawe rero ibice 3. Ubundi abifuza gushyigikira ibikorwa bye bashobora gutera inkunga gahunda ya Elevate Girls yatangije. Ushaka kumutera inkunga cyangwa se gushyigikira igikorwa arimo nyine kumwereka ko muri inyuma, wahatera inkunga gahunda ya Elevate Girls umugore yaje kuba yatangiza. Ubundi ko yavuze ko azifashisha urubuga rwa Miss Universe kugira ngo ahuze ubutumwa bwe bwo gutanga ibyiringiro, gukiza no guha imbaraga abandi, abinyujije mu bufatanye n'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF Canada na Invest Ottawa. Uri kumva ko ubundi mu bigaragara cyangwa se ukurikije wenda ubyumvise neza wakumva uyu muntu nyine urayo zaratakaye cyangwa se imyaka yaramujyanye, we ageze muri cyagiye nk'abantu benshi bakunze kuvuga ngo ageze mu gihe cya pension, yicare yiri amafaranga yo gukora yafite, ariko arashaka kugaragaza yuko imyaka ari imibare, abagore barashoboye cyane cyane. Noneho abantu bagomba kumva n'icyo kintu, bagomba iki kiganiro. Nimba uzi yuko ari umugore muziranye nawe ufite icyo kibazo cyo kuba yavuga ngo ese ko nshaje nge sibi nabikora gute, ibi ngibi by'abakiri batoya, oya, mbwenga imyaka ni imibare, ibintu byose birashoboka. Icy'ingenzi ni iki? Ni ukubishyira ku mutima, ukabishyiramo imbaraga, nyine ukumva ko ari ibyawe, ukabigira ibyawe. Icyo gihe bizakomeza kugufasha kandi ndabizi neza yuko uzabigeraho, kuko n'uyu nguyu urabona ko yatinyutse ariko yabigezeho. Urabona ko ari gukora ibintu bihambaye, gukora ibintu bitangaje. Si ugufasha gusa, ariko ari kubasha no kuba yajya mu marushanwa y'ubwiza, ari guhataniramo n'abana bakiri batoya b'urubyiruko. Ariko uri kubona yuko ibyo ngibyo ntabwo abyitayeho, ibyo ngibyo yabishyize ku ruhande. Icyo afokasinzeho cyangwa se icyo yishingikirijeho ni uko ibintu byose birashoboka, Iyo ngiyo rero igomba kuba intego yacu, ndakugivinga up. Kabone n'ubwo ikibazo cyaba ari imyaka cyangwa se ikibazo kikaba ubushobozi, wemenya yuko nta mpamvu ya giving up. Icyo kintu kishyire mu mutwe wawe, ukigumane, kandi ndabizi neza yuko uzagera kuri byinshi mu gihe wamaje gufata umwanzuro ko nta kugivinga up. Akanya ushaka bitari gukunda cyangwa kubona inzitizi zikomeje kuba nyinshi, ariko bigumane mu mutima, bigumane mu mutwe yuko nta mpamvu yo kugivinga up. Ndabizi neza yuko ibintu byose bizakunda. Mwakoze.